Abashaka ku applyinga visa haba iyo gusura cyangwa se kwiga, visitors visa or student visa, mwagiye mumbaza process yose ukigenda. Ikibazo cyanyu gifite ishingiro, niyo mpamvu nahisemo kuba nabereka process y'uburyo wabigenza. Dore ko iyo ugannye ama agents akwaka amafaranga menshi bamwe muri mwe mutabasha kubona. Ibyo bibazo nkunze kubyakira ari byinshi, ariko kuba ntacyo nari narabishubijeho si ukuvuga ko nabyirengagije. The time is now. Icyo nakubwira nuko kwa applyinga US visa byoroshye cyane ugereranyije na Canadian visa ndetse na Europe. Ikindi nuko wanabyikora ku giti cyawe. Impamvu mvuga ko US visa yoroshye kuba wayapplyingaho nuko udakeneye gukora upload ya document yariyo yose mu gihe uri ku applyinga usaba iyo visa. Ibyo rero bitandukanye cyane na UK n'ahandi, urugero nka Canada ho usabwa document nyinshi cyane. Ibyo bikagutwara imbaraga nyinshi, amafaranga ndetse n'igihe cyawe. Kuri US visa nta kindi usabwa uretse kwitegura neza visa interview. Aho rero niho usanga American visa itandukanye n'ibindi bihugu byose, kuko ho interview ukora niyigena niba uri buhabwe visa cyangwa utari buyihabwe. Ahangaho ukora interview face to face. Ubazwa ibibazo bijyanye n'akazi kawe ukora, umuryango wawe, then hagendeye ku bisubizo utanga uhabwa visa cyangwa ntuyihabwe. Icyo wakomeza kuzirikana nuko guhabwa visa y'Amerika ahanini bigenderwa kuri interview n'uburyo wagiye usubiza ibibazo bakubaza. Reka nkubwire noneho uko wakuzuza cyangwa se watangira process yo ku applyinga usaba US visa. Icyambere ni form ugomba kuzuza. Iyo form yitwa DS 160. Iyo form ndaza kukwereka uko wayuzuza kugira ngo utangire process yo gusaba visa. Ngwino hano uklike kuri online non-immigrant visa application DS 160. Then uklike location yawe, niba uri mu Rwanda uklike ku gihugu uherereyemo. Kuri no application form ni uzasangaho personal details, ibikuranga, amazina yawe, travel related details, ese uzajya muri Amerika ryari, uzaba ugiye gukora iki. Ayo makuru yose n'ibindi ugomba kuyuzuza kuri no DS 160. Step ikurikira ni biometrics, booking appointment ndetse no kubookinga interview. Byose bikorerwa kuri no website yitwa ustraveldocs.com. Iyo hageze uhitamo inyajwi ihagarariye igihugu cyawe. Niba ari u Rwanda ni R, Burundi ni B, Tanzania ni T, naho Uganda ni U. Ubundi ukabookinga appointment yawe kuri no website. Payment hano uyishyura amadolari 185. Ubwo wareba muri current uri gukoresha muri iki gihe ukareba yusabwa. Iyo umaze kwishyura biometrics ukamenya n'igihe uzakora interview, next step is very big. Preparation of your interview. Kuko interview nakubwiye ko ari guhesha visa. Ubwo rero uko urushaho kwitegura neza niko wongera amahirwe yo kuba wabona visa yawe. Hano ndakubwira ibintu bitatu by'ingenzi ugomba kwitondera muri interview ukabisubiza neza. Icyambere, impamvu ituma ujya muri Amerika. Ni iyihe mpamvu ushaka kujya muri Amerika? Iya kabiri, ese ufite impamvu ifatika igaragaza ko uzagaruka mu gihugu uturutsemo? Icya gatatu, ese ufite amafaranga ahagije azagufasha igihe uzaba uri muri Amerika? Ibyo bibazo nuramuka ubishubije neza witonze, interview zawe yitsinze. Reka duhere ku mpamvu
itumye ushaka kujya muri Amerika. Igihe uzaba uri imbere ya visa officer uzamuhereza passport yawe, namara kwicishamo amaso akubaze nihe purpose itumye wifuza kuba wajya muri Amerika. Na confidence ushobora kumusubiza uti ngiye muri business meeting cyangwa se attendinga event runaka. Byaba byiza rero bayifite wenda document yerekana ibyo ugiye kujyamo. Nakubwiye ko document atari ngombwa, ariko ahangaha iyo ufite ikintu runaka ugiye gukurikirana, niba ari meeting, niba ari conference, ubaye ufite iyo document ukayitwaza, byorohera visa officer kuba approvinga visa yawe. Impamvu hano nuko iyo hari ikintu kiri specific ugiye gukora nko muri Amerika, possibility ibiri hejuru cyane yo kuba wabona iyo visa kwemera kuba wajya muri Amerika. Then ukaba wamubwira place ugiyemo, city ugiyemo, izina ry'uwo mujyi ndetse na quartier. Ibyo bimakinga sense, bikorohera visa officer kuba yabona ko ahantu ugiye koko uhazi kandi ufite n'ikintu ugiye gukora, igihe uzagendera n'igihe uzagarukira. Iyo visa yawe ibaye refused, baguha icyo bita section B. Bivuze ko uba wananiwe gukonvenka visa officer ngo umwumvishe impamvu ushaka kwerekeza muri Amerika. Iyo unaniwe kumwemeza, we abakubonamo nk'umuntu ushaka kwerekeza muri Amerika mu buryo butemewe n'amategeko, wifuza kujya kubayo cyangwa gukorayo mu buryo butari irigo. Ubwo rero ni inshingano zawe kuba wakwemeza visa officer akaba yabasha kuguha visa kwemera kujya muri Amerika. Rero ntugire ikibazo kuko ndahari kugira ngo nguhe guidance y'uburyo wakwitwara imbere ya visa officer mu gihe uri kwitegura interview. Ikintu cya kabiri nagarukaho cyaguhesha visa mu gihe uri muri interview ni ikijyanye n'impamvu ifatika izatuma ugaruka mu Rwanda. Urugero, niba ufite famille, ufite umugore, ufite abana, birumvikana ko ntabwo ugiye muri Amerika gutorokerayo. It's like a vacation. Then ukagaruka kuba wakwita ku muryango wawe. Ikindi, niba ufite business irandinga hano mu Rwanda, ushobora kubyereka visa officer cyangwa se izindi property runaka. Ufite nk'imitungo, ukamwereka ibyo bipapuro bya UPI. Ibyo nabyo bishobora kuguhesha visa kuko byerekana ko ufite ibintu ukora mu Rwanda ndetse utatererana. Niba ugiye muri Amerika, there is a reason why you will be back in your home country. Investment. Niba hari ahantu wakoze investment, izo paper ushobora kuzimwereka bikaba byatuma umukonvenka. Ikindi kintu cy'ingenzi utagomba kwibagirwa muri interview, try to be confident. In US visa, they will try to read your body language. Mu gihe ufite confidence, uvuga ibintu bihagazeho, bizakongera amahirwe 100% yo kuba wahabwa visa wifuza ikwerekeza muri Amerika. Buri kintu cyose uvuga muri interview gihabwa agaciro. So, try to be wise and confident. Ubwo rero wigira ubwoba, wigira panic. The more ukomeza kugira ubwoba, biba byereka visa officer ko hari ikintu uri kumuhisha. There is something you hide. Gusa ntuhangayikishwe n'ibyo byose kuko the more uzaba witeguye neza niko uzahacana umucyo. Navuze ku bintu, maje kuvuga ku bintu bibiri. Impamvu ikujyanye muri Amerika, icya kabiri reason why you will be back, impamvu izakugarura muri Amerika. Reka twe ku kintu cya gatatu, kijyanye n'ubushobozi. Proof of fund ni ikintu cyo kwitaho cyane kuko ubugiye mu gihugu kitari cyawe. Visa officer abashaka kumenya ese uzabaho gute, uzabeshwaho n'iki, n'urwara se uzivuza, nukenera kuva ahantu hamwe ujya ahandi, transport uzakoresha uzayishyura iki, ibintu nk'ibyo. Nkunze rero kugira inama abantu banjye ko mu gihe ugiye muri interview wakwitwaza bank statement. Ibyo byorohereza visa officer kubona ko utagiye kubera umutwaro igihugu cya Amerika mu gihe uzaburiyo. Ubwo rero nabagira inama yo kwitwaza bank statement
n'izindi document zose ubona zakorohereza kuba wabona visa bitakugoye. Urugero nk'impamvu ugiye gusura muri Amerika, purpose of visiting, like niba ari nka event, letter from any business meeting, iyo ngiyo ugiye kwitabira iyo pepo ukaba uyifite. Niba hari umuntu uri muri Amerika waguhaye invitation, yitwaze invitation letter, sponsorship letter n'izindi zijyanye wenda na family yawe. Urugero nka marriage certificate, your children birth certificate, izo nazo ziba ari ingenzi cyane. Ibi bintu nkubwiye hano nubishyira mu bwenge, I am pretty sure ko your visa yawe will be approved. Nahansoreje ikiganiro cy'uyu munsi. Niba wakunze content yanjye, please subscribe to my channel. Thank you so much.